Indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore. Ubushakashatsi bwerekanye ko byibura abagore bari hagati y'10 na 15% bahura n'indwara z'ifumbi, inflammation, zibasira imyanya myibarukiro y'imbere. Izi ni indwara zandura zitewe n'udukoko dutoya cyane cyane utwo mu bwoko bwa bacteria. Akenshi utu dukoko tuzamukira mu gitsina cy'umugore maze tukinjira mu myanya myibarukiro y'imbere. Indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore zikunze gufata cyane imiyoborantanga. Indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore zikunze gufata cyane udusabo tw'intangangore. Indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore zikunze gufata cyane nyababyeyi. Indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore zikunze gufata cyane inkondo y'umura. Hari ubwoko bwinshi bw'udukoko bacteria dushobora gutera izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore, ariko twinshi muri two n'udusanzwe n'ubundi dutera indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Agakoko kitwa Chlamydia trachomatis ni nako gakoko kaza ku mwanya wa mbere mu guteza izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore. Aka gakoko n'ubusanzwe gatera imwe mu ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina yibasira benshi yitwa chlamydia. Akandi gakoko nako gatera izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore ni akitwa Neisseria gonorrhea, ubusanzwe gatera indwara y'imitezi. Utu dukoko dutera indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore turagenda tukinjira mu gitsina cy'umugore maze tugateza ibyo twita infection. Uko igihe kigenda gishira niko iyo infection igenda ikura igafata n'ibindi bice byo mu nda yo hasi nk'uko tumaze kubigarukaho. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu byongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore, bityo turasobanukirwa ibimenyetso by'izi ndwara. Muri iki kiganiro kandi turamenya uburyo wabigenza umuganga amenye ko wanduye izi ndwara, bityo turarebera hamwe uburyo izi ndwara zivurwa. Ku musozo w'iki kiganiro turasobanukirwa uburyo bwiza bwo kwirinda izi ndwara ndetse n'ingaruka zishamikiye kuri izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Turarebera hamwe ibintu byongera ibyago byo kurwara izi ndwara, bityo tunasobanukirwa ibimenyetso by'izi ndwara. Ese ni ubuhe buryo umuganga yamenya ko wanduye izi ndwara?
ese izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ziravurwa? Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda izi ndwara? Ese ni izihe ngaruka zishamikiye kuri izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore? Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka dutangire iki kiganiro dusobanukirwa ibyongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Nk'uko twabigarutseho mu ntangiriro z'iki kiganiro, iyo wafashwe n'agakoko gatera imitezi ariko ka Neisseria gonorrhea cyangwa Chlamydia trachomatis, uba ufite ibyago byinshi byo kwandura izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Birashoboka kandi ko warwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore nyamara utarigeze ufatwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bimwe mu bindi bintu byongera ibyago byo kurwara izi ndwara twavuga ni ibi bikurikira. Kimwe mu bintu byinshi byongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ugukora imibonano mpuzabitsina uri munsi y'imyaka 25. Kimwe mu bintu byinshi byongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ugukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Kimwe mu bintu byinshi byongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ugukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Kimwe mu bintu byinshi byongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ukuba warigeze kurwara iyi ndwara n'ubundi. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso by'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore. Ikimenyetso gihoraho ni ukubabara mu kiziba cy'inda cyangwa se mu nda yo hasi, ariko ushobora kandi no kubabara mu nda yo hejuru. Ibindi bimenyetso twavuga ni ibi bikurikira. Kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ukugira umuriro mwinshi. Kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ukubabara mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina. Kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ukubabara mu gihe uri kwihagarika. Kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ni ugusohoka k'uruzi ruhumura nabi mu gitsina cyawe, ndetse rimwe na rimwe ushobora kuzajya uva amaraso ariko mu buryo budahoraho. Izi ndwara zishobora gutera ububabare bukabije cyangwa bworoheje, ndetse hari n'abagore batagira ikimenyetso na kimwe kuri izi ndwara. Izi ndwara zishobora kuba kandi ikibazo gikomeye ku buzima bwawe mu gihe ifumbi infection yaba yageze mu maraso. Reka noneho turebe uburyo muganga ashobora kumenya ko urwaye indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Mu gihe wiyumvamo kimwe mu bimenyetso tumaze kubasangiza, nyabuneka uba ukwiye kunyarukira kwa muganga bitaraba bibi cyane. Nyuma y'uko muganga yumvise ibimenyetso ufite, aragusuzuma ubundi akanakora ibizamini bitandukanye, hanyuma akaba yakwemeza ko urwaye izi ndwara cyangwa utazirwaye. Nyuma yo kugusuzuma, reka turebere hamwe bimwe mu bizamini muganga ashobora kugukorera kugira ngo yemeze neza ko ari izo ndwara urwaye. Kugira ngo muganga yemeze neza koko ko urwaye izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore, akora ikizamini cyo ku nda yo hasi cyangwa mu kiziba cy'inda. Kugira ngo muganga yemeze neza ko urwaye izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore, akora ibizamini by'amaraso. Kugira ngo muganga yemeze ko urwaye izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore, akora ikizamini cy'inkari. Kugira ngo muganga yemeze neza ko urwaye izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore,
akora ikizamini cyo guhinga amaraso n'inkari kugira ngo abashe kumenya udukoko nyakuri twaguteye iyo ndwara, blood culture na urine culture. Nyuma yo kugukorera ibi bizamini byose, umuganga agasanga urwaye izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore, muganga ashobora kuguhitiramo gufata imiti ivura ifumbi infection ariyo ya antibiyotike mu rwego rwo kuvura ubu burwayi no kukurinda ko bwagera kure mu gihe ataramenya neza udukoko nyakuri twaguteye ubu burwayi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubu burwayi bushobora guterwa n'udukoko twinshi, akaba ariyo mpamvu muganga guhitiramo gukoresha imiti ibiri yica udukoko twinshi ariyo ceftriaxone na doxycycline. Mu minsi mike uri gufata iyi miti ushobora koroherwa ndetse n'ibimenyetso wari ufite bikagenda. Ariko ntibivuze ko uhagarika imiti, ahubwo ugomba kuyikomeza kugeza uyirangije nk'uko wabibwiwe na muganga. Reka tubibutse ko guhagarika imiti igihe kitageze ari bibi kuko bishobora kukongerera ibibazo byinshi cyane, bityo mubyirinde. Mu gihe udashobora kunywa ibinini, utwite cyangwa se urembye, muganga akohereza cyangwa akagushyira mu bitaro kugira ngo abe ariho ukurikiranirwa. Ubu burwayi bw'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore bushobora gukenera kubagwa mu gihe muganga yasanga ufite nk'ikibyimba mu nda, kuko abahanga bagaragaje ko izi ndwara ziri mu bitera ibibyimba by'udusabo tw'intangangore bita mu ndimi z'amahanga tubal ovarian abscess. Reka noneho turebere hamwe ibintu umuntu yakora kugira ngo yirinde izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore ndetse n'ingaruka zishamikiye kuri izi ndwara. Ubu burwayi bw'indwara zibasira imyanya myibarukiro y'abagore bushobora kwirindwa ndetse no mu gihe waba waburwaye bushobora kuvurwa bugakira neza nk'uko twabigarutseho. Mizero Media irabibutsa ko kwirinda biruta kwivuza. Bityo mu kiganiro amagara n'ubukungu, reka turebere hamwe ibintu ushobora gukora bikakurinda kuba wakwandura cyangwa warwara ubu burwayi bw'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Kwifata ntukore imibonano mpuzabitsina ukiri muto ni bumwe mu buryo bwiza ushobora gukoresha bikakurinda kuba wakwandura cyangwa warwara uburwayi bw'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye ni bumwe mu buryo bwiza ushobora gukoresha bikakurinda kuba wakwandura cyangwa warwara ubu burwayi bw'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Gukoresha ibizamini bisuzuma indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ni bumwe mu buryo bwiza ushobora gukoresha bikakurinda kuba wakwandura cyangwa warwara ubu burwayi bw'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Gukorera isuku ikwiye ubwambure bwawe ni bumwe mu buryo bwiza ushobora gukoresha bikakurinda kuba wakwandura cyangwa warwara ubu burwayi bw'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Mu gihe wumvise ufite ibimenyetso twabaganirijeho, uzihutire kujya kwa muganga kuko mu gihe utivuje neza ushobora kugira ingaruka mbi zishamikiye kuri ubu burwayi. Mu gihe utivuje neza cyangwa se ngo ugire kwa muganga ku gihe, izi ni zimwe mu ngaruka. Ubugumba ni imwe mu ngaruka z'izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore zishobora kukubaho. Gutwitira hanze ya nyababyeyi ari byo mu ndimi z'amahanga bita ectopic pregnancy ni imwe mu ngaruka z'izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore bishobora kukubaho. Ububabare bukabije bwo mu nda yo hasi cyangwa mu kiziba cy'inda ni imwe mu ngaruka z'izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore zishobora kukubaho. Ifumbi cyangwa se infection mu maraso ni imwe mu ngaruka z'izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore zishobora kukubaho.
Urupfu ni imwe mu ngaruka z'izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'abagore zishobora kukubaho. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore. Muri iki kiganiro twarebeye hamwe ibintu byongera ibyago byo kurwara izi ndwara z'ifumbi, bityo twasobanukiwe ibimenyetso by'izi ndwara. Muri iki kiganiro kandi tumenya uburyo bigenda umuganga akamenya ko wanduye izi ndwara, bityo twanasobanukiwe uburyo izi ndwara zivurwa. Ku musozo w'iki kiganiro turebeye hamwe uburyo bwiza bwo kwirinda izi ndwara ndetse n'ingaruka zishamikiye kuri izi ndwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro y'imbere mu bagore. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.